igitondo cyiza kandi cy'umugisha kuri mwe mwese dufatanyije gusangira ifunguro ry'umunsi imigabane itandukanye y'isi. Nk'uko bisanzwe ni wa mwanya w'ifunguro ry'umunsi. Insanganyamatsiko iragira iti ntukihende ko uri iwanyu, twese turi abagenzi. Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana nyirizina, reka turirimbane indirimbo ya 400, turirimbe ibitero 3 gusa igira iti twebwe abasiganirwa. Abasiganirwa aho dutegerezwa, biteguye ururembo ruzanguranamo, urwo rurembo rwera ibirimo byose byubatswe n'izahabu birabagirana. Urwo rurembo rwera ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Reka mbaganire n'ibiri yo ibyiza byarwo mubifuze namwe. Reka mbaganire ibiri yo mumenye ibyiza byarwo mubifuze namwe. Urwo rurembo rwera ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Urupfu ntirubayo, nta no kunanirwa, nta mbeho nta n'izuba, nta ndwara yarwo. Urwo rurembo rwera ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Mbe muri izo si zombi iyizemo, mbese iyi si izashonga iyo uzahama. Urwo rurembo rwera ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Ururembo rwera ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, hari ururembo rwiza twasezeranyijwe Yesu yagiye kudutegurira. Aho niho tuzaba, niho iwacu nyakuri. Ahandi hose twirirwa tumaranira turwanira si iwacu rwose, si iwacu. Uyu muririmbyi aravuga ngo twebwe abasiganirwa dutegerwa, twitegeye ururembo tuza gutahamo. Urwo rurembo rwera n'ibirimo byose byubatswe n'izahabu zirabagirana. Ndagira ngo mbabwire ngo urwo rurembo tuzabamo abizeye Yesu Kristo nibo bazarubamo mwene data. Ndagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana twihuse, turebe mu rwandiko Pawulo yandikiye
Abafilipi ibice ni 3 umurongo wa 20 kugeza kuri 21. Haravuga ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava ari we mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Bene data, hari abantu bakunda gufa iby'uko uyu ari umwenegihugu mu gihugu runaka, nguriya si umunyagihugu, ugasanga nguriya ngo ni umunyamahanga. Rimwe na rimwe ugasanga byateye amakimbirane, ndetse hakaba n'abanyamahanga bazira ko batari abanyagihugu, ndetse ugasanga hari n'aho bahasize n'ubuzima. ndagira ngo nibutse abantu ko n'abibwira ko ari abanyagihugu hari igihe nabo baba batakiri abanyagihugu kubera impamvu zitandukanye, kubera ko isi si iwacu. Nibutse igihugu kimwe ntavuze nabayemo, hari abitwaga ko ari abenegihugu cyangwa se abanyagihugu, bakitora bagafata ibitaka bakabirya, bakakwereka ko bo ari abanyagihugu, ndetse bakakwishongoraho cyane, bakubwira ati wowe uri umunyamahanga, uri umunyagihugu, ndetse bakanagutoteza cyane. Ariko byaje kugaragara ko nyuma y'igihe runaka, nibwira ko bamwe muri abo ngabo abo twaba twarakuranye baje kwisanga nabo batakibarizwa kuri ubwo butaka babaga barya, bavuga ngo ni abanyagihugu, ndetse bakaba ubu ngubu nabo bifuza kuba aho ngaho, bikaba bitabashobokera kubera impamvu zitandukanye z'isi muri make. Ubu ngubu ubwo butaka barabutaye, ntabwo bakiburimo. Rero mu isi burya twese turacumbitse, twagombye kubana neza, hanyuma igihe cyazagera buri wese agataha amahoro. Dukwiye kwirinda inzangano, dukwiye kwirinda gushyamirana dupfa ubusa, dukwiye gukundana kuko uduhiga twese aba ari umwe, ntatoranya ngo uri umunyagihugu, uri umwenegihugu cyangwa se nturiwe. Umwanditsi w'Abaheburayo mu bice 13 umurongo wa 14 kugeza kuri 16, eka naho tuhasome. Haragira hati kuko hano tudafite umudugudu uhoraho, ahubwo dushaka uzaza, nuko tujya dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo twese twagombye kubana neza muri iyi si, tukirinda kugira ibyo dupfa ubusa, kuko twese turi abashyitsi, turabimukira. Iwacu ni mu ijuru ku bizera Yesu Kristo. Burya icyo dupfana kiruta icyo dupfa. Nta mpamvu rero twagombye kujya dupfa ubusa, kandi twese turi abagenzi muri iyi si. Twagombye kubana mu mahoro, ntihagire uhohotera mugenzi we, ntihagire urenganya umunyamahanga mu gihugu arimo, ntihagire ugira nabi mugenzi we ngo kubera ko atari umunyagihugu. Bene data, ndagira ngo dukomeze twibuke ko igihe kimwe buri wese azaba atakiri kuri iyi si, hanyuma aharanire gushaka ijuru. Ugerageje kureba imbere yawe cyangwa se kubo ukomokaho, abo bose ntabwo bakiriho. Niba atakiriho rero, hari igihe nawe uzaba utakiriho. Ibyo bivuze ko wagombye rero gucisha make ukabana neza na mugenzi wawe. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubw'aya magambo duhaye. Gira neza bene data, ubaye kuzirikana ko twese turi abashyitsi n'abimukira, tubane mu mahoro, dukundane, kandi twese dukomeze kwibuka ko
aho tuzajya twese ari muri urwo rurembo rwera rwo mu ijuru. Urakoze Data, shoboza buri wese guharanira gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Ishimwe n'icyubahiro ni ibyawe none iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Mwese mbifuje kugira umunsi mwiza kandi mugubwe neza aho muherereye. Mwari kumwe na mwene so Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Calvary Church of Rwanda. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe, ndabakunda cyane.